Jamaica ni igihugu kizwi cyane mu ndirimbo za reggae, umuco wacyo ukomeye ndetse yewe n'amateka yacyo yihariye, ariko nyine nanone ifite ibintu byinshi biteye ubwoba bikomoka ku mateka yayo, imigenzo gakondo ndetse yewe n'ahantu hafite ubwira kabiri. Jamaica ifite amateka menshi y'ibintu bidasanzwe rwose bikunze gutera ubwoba abantu bahagenda cyangwa se abahavuka muri iki gihugu. Hari ibintu byinshi biteye ubwoba muri Jamaica. Jamaica ifite amateka yihariye yuzuyemo ibikanganye, kuva ku myuka mibi yo muri Rose Hall, ibihamya by'amarozi ya Maroon, kugera ku bintu bitangaje muri Port Royal. Ibi byose rero bituma iki gihugu gifite urundi ruhande ruteye ubwoba benshi batigeze bamenya. Muri iki kiganiro cya none rero munyemerere turebere hamwe ibintu bigera kuri 17 byose biteye ubwoba biba muri Jamaica. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye ubusanzwe nitwa The Green, gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Ngaho kora subscribe, fungura inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Reka duhere ku mwanya wa mbere aho tuhasanga Rose Hall Great House, inzu y'umudayimoni Witch House. Rose Hall ni inzu y'amateka iri Montego Bay muri Jamaica, izwiho kuba icumbikiye umwuka mubi wa Anne Palmer, umubare w'umutungo ukomoka mu Banyamerika. Inkuru ivuga ko yari umurozi rero wabaga kuri iyi nzu akica abagabo benshi ndetse yewe na 3 mu bagaragu be yarabivuganye. Yivuganye benshi yakoresheje uburozi ndetse yewe n'amarozi. Bivugwa ko umwuka we rero ugenda uyoberera abantu benshi batuye muri aka gace, ukagaragarira no mu nzu ndetse yewe bamwe bakavuga ko babona amabara atangaje n'ijwi risa n'irikanganye mu gihe cya nijoro. Umwanya wa kabiri turahasanga Cockpit Country, agace k'imisozi gafite ibanga rikomeye. Cockpit Country ni agace kari hagati muri Jamaica, kazwiho kugira ibihanamanga by'imisozi yatewe n'ibidendezi by'amazi asanzwe ashwanyuka, Kurt's Landscape. Iri shyamba rero niho Maroon, abacakara batorotse bihishe mu kinyejana cya 17. Abasomye amateka ibi murabizi, bavugwaho kuba bafite amarozi yo kwirwanaho ndetse no gukingira agace kabo. Ahasigaye rero harimo inzuzi ziherereye ahantu hatamenye ndetse hari n'ibice bikigaragara nk'ibitazwi neza na Google Maps. Bivugwa ko hari ibanga ryihishe yonyine. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Rolling Calf, umuzimu ugenda uboha abantu. Muri Jamaica hari imyizerere ivuga ko hari umwuka wa Rolling Calf, umuzimu ugaragara nk'inka nini cyane ifite ingoyi ziriho ibyuma bigenda bishinga hasi. Bikavugwa ko iyo umuntu ugenza nijoro ayibonye, iyo abonye nyine iyo nka iramwirukaho rwose, imwirukaho ikamugerageza kumwica. Iyo rero ugerageje kuyihunga isohoka yiruka ikakwirukaho nyine, ikakwiruka ikoresheje imbaraga zayo zidasanzwe. Rero ku buryo bwonyine bwo kuyirinda no gusaba Imana cyangwa ugatabaza. Ku mwanya wa kane turasanga The Legend of the Finger Jack, umutware wa Maroon w'umutindi. Three Finger Jack yari umusare wa Maroon wabayeho mu kinyejana cya 18. Yari umujura ukomeye uzwiho kwica no gusahura abagenzi bose. Bivugwa ko nyuma yo kwicwa n'abasirikare umwuka ugenda ugaragara ku muhanda ndetse yewe n'aho abantu babona igicucu cye cyangwa se kumva amajwi ye amera nk'ay'abantu barwana. Hari inkuru zivuga ko iyo ugeze muri ako gace nijoro ushobora kumva ijwi rimwe riririmba cyangwa se rirwanira mu ishyamba. Mwanya wa gatanu turasanga The Ghost of the Port Royal, umurwa w'abadayimoni mu nyanja. Port Royal yari umujyi w'abajura n'abambuzi mu nyanja mu kinyejana cya 17. Mu 1692 umutingito ukomeye wibasiye uyu mujyi. Igice kinini cyawo rero kirengerwa n'amazi n'inyanja. Abaturage rero bemera ko umwuka w'abantu bapfuye muri uwo mutingito ukigaragara mu mazi, ndetse yewe hari abavuga ko babona igicucu cy'abantu mu mazi bakumva n'amajwi asa n'adasanzwe. Mwanya wa gatandatu turasanga The Dupe Stories, cyangwa se imyuka mibi igenda ihiga abantu. Dupe ubundi ni ijambo rikoreshwa muri Jamaica risobanura imyuka mibi. Abaturage bemera ko rero hari imyuka mibi ibangamira abantu igatuma barwara cyangwa se bakagira ibyago. Hari inkuru nyinshi zivuga ko hari abantu bagiye babona imyuka mibi ije kubatambagira nijoro, ikagenda ibinjirana mu nzu cyangwa se ikabakurikira mu nzira aho bagiye. Mwanya wa karindwi turahasanga umutingito wo mu 1907. Abantu bapfuye rero bakaba bakigaragara. Mu 1907 umutingito ukomeye wahitanye abantu barenga 1000, usenya ibice byinshi bya Kingston. Kuva icyo gihe rero hari abavuga ko buri gihe tariki ya 14 Mutarama abantu babona ibicucucucu by'abo bantu bazimiye ku mihanda. Hari n'abavuga ko bumva induru ndetse n'imiborogo y'abantu bari basigaye munsi y'ibisigazwa by'inzu zasenyutse. Ku mwanya wa 8 turahasanga ibibumbano by'abazimu by'i Montego Bay.
Mu gihe cy'ubucakara abacakara benshi bapfiriye ahantu hatandukanye kandi bamwe bagashyingurwa nabi. Mu gihe rero abantu bari kubaka amazu cyangwa gukora ibikorwa byo gutunganya imihanda, bamwe bagiye bavuga ko babonye ibibumbano bisa n'abantu, ndetse yewe bikaba binavugwa ko ari imitima y'abazimu. Bamwe rero mu bakoraga iyo mirimo bavuga ko bumvise ibitekerezo byabo bihinduka, bagatangira kubona ibintu bidasanzwe cyangwa se bagatangira no kugira imico idasanzwe. Umwanya wa 9 turasanga ubugome bw'abacuruzi b'abacakara n'impamvu Jamaica ifatwa nk'ahantu hafite umuvumo. Jamaica yabaye ahantu hakomeye mu bucakara, aho abacakara baturukaga muri Afurika bajyanwa gukorera imiryango y'Abongereza mu mirima y'ibisheke. Abacakara benshi rero baricwaga, abandi bakicwa nabi cyangwa se bagashinyagurirwa. Hari naho bavuga ko imitima yabo igihora ihangayitse, bityo bamwe bakavuga ko hari ubuvumo n'ibiti bigenda bigira imyuka mibi. Ibice nka Slave House biri ahantu hegereye Montego Bay, bivuga ko bifite imbaraga mbi ku buryo hari abantu bagenda bagasanga bamaze guta ubwenge cyangwa bafite ibyumvo bidasanzwe. Ku mwanya wa 10 turasanga ubuturo bw'abadayimoni muri Green Grotto Caves. Green Grotto Caves ni ubuvumo bunini buri hagati muri Montego Bay na Kingston. Muri ibi bihe rero by'ubucakara, abacakara barahungiraga ariko ari benshi cyane kandi ni na benshi bahiciwe. Bivugwa ko ijwi ryabo rikigaruka muri ubwo buvumo. Haravuga ko babona imibiri y'abantu ihagaze nk'abazimu bakaburirwa irengero. Bamwe bavuga ko hari umwuka mubi uba uri muri ubwo buvumo, ku buryo abantu bamwe binjira bagasanga bafite umutima utera cyane cyangwa bakaba batakaza ubwenge. Umwanya wa 12 turasanga Black River, umugezi ufite ibanga ry'abazimu. Black River ni umwe mu migezi minini Jamaica ifite kandi ni umwe mu yihariye kuko ifite amazi asa n'umukara, ikitwa Black River. Bivugwa ko abataino abenegihugu ba Jamaica nyine bahatuye mbere bakoraga ibimenyetso by'ubupfumu kuri uyu mugezi kandi imitima yabo igihari. Abantu bamwe rero bavuga ko bamaze kubona igicucucucu cy'abantu mu mazi, nyamara iyo ugeze mu mazi ntubibone neza. Hari abashoferi batwara amato bavuga ko bagiye babona induru n'ibicucucucu by'abapfuye bazamuka hejuru y'amazi. Umwanya wa 13 turasanga Jamaican Dupies, abazimu bagaruka nyuma yo gupfa. Muri Jamaica hari imyizerere ivuga ko iyo umuntu apfuye roho ye ishobora kugaruka nk'umuzimu witwa Dupi. Abantu rero bavuga ko babona abantu bapfuye bagaruka mu ngo zabo. Hari abavuga ko bumva inzugi zifunga izindi zikifungura kandi nta muntu hari ngo azifunge cyangwa zifungure. Mu bice bimwe bari mu mirimo yo gushyingura bavuga ko bashobora kubona umuntu wapfuye azamuka akabavugisha. Ku mwanya wa 15 turasanga The Haunted School of Jamaica. Amashuri amwe namwe afite imbaraga zidasanzwe muri Jamaica. Hari amashuri atandukanye muri Jamaica avugwa ko afite imbaraga z'abazimu. Spanish Town Primary School, abanyeshuri bavuga ko babona ibicucucucu by'abantu mu mashuri mu gihe cya nijoro. Irindi shuri ni Kingston College. Abantu bavuga ko mu mashuri amwe namwe ya kera habamo amahembe y'abazimu, aho abantu babona umwenda w'umuntu ufunze naho nta muntu waba urimo. Umwanya wa 16 rero turasanga The Ghost Road. Hari umuhanda rero uzwi mu bice bya Manchester muri Jamaica ariko atari mu Bwongereza, aho abantu bavuga ko iyo uri mu modoka mu masaha ya nijoro ushobora kubona umuntu uhagaze mu muhanda, ariko iyo umwegereye nyine ahinduka umwuka akaburirwa irengero. Abashoferi bamwe bavuga ko bumvise amahema y'abazimu mu modoka ariko nta muntu uboneka nyine. Umwanya wa 17 rero turasanga The Devil's Triangle, ahantu hakaga muri Jamaica ya Caribbean. Mu nyanja ya Jamaica hari ahantu bita The Devil's Triangle, aho abantu bamwe bavuga ko amata amwe namwe yagiye hagera agashonga nk'amazi. Abantu bamwe rero babuze nyuma yo kwinjira muri ayo mazi. Hari abavuga ko bumva bavuza induru n'amajwi y'abantu barwana. Iyo ugezeyo rero ntacyo ubona ariko. Jamaica rero ni igihugu cyiza gifite ubukerarugendo nubwo gifite ibintu byinshi biteye ubwoba, ariko nanone gifite ahantu hagiye hagaragaramo ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, ari nabyo twagarutseho muri kiganiro cyacu. Niba ushaka kujya rero muri Jamaica uzahasanga ahantu nyaburanga heza cyane ho gutemberera, hari n'ahandi hantu henshi hafite amateka mabi n'ibintu bidasanzwe. Ese wowe hari ikintu kimwe muri ibi wifuza kumenya kurushaho ngo tuzakigarukeho by'umwihariko, cyangwa se ushaka inkuru ndende kuri buri kimwe muri ibyo? Ese nyine haba hari ikintu wumva cyaguteye ubwoba muri ibi byose, cyangwa se hari ikindi kintu ushaka ko ngusobanurira birambuye? Byose muze kumbwira hasi muri komenti.
ni nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.